ndanezerewe cyane. Muzabona igitaramo cyitwa Ibyanzu GPS. GPS ni ukuvuga Guardians of Performing Stories, cyangwa abumva français ni Gardiens du Patrimoine Scénique, ni abarinzi b'umurage nserukarubuga. By'umwihariko ibintu bakora rero cyangwa ubuhanzi bwabo bwubakira ku kintu cyo kugarura u Rwanda mu bantu. Abamenyereye ibitaramo dukora, ndavuga abo tudataramanye none n'abo dutaramanye none bitagiye kurekera ahubwo bizakomerezaho, ibitaramo byacu biba byubatse cyane mu ishusho y'imikino. Nizi mikino muri kaminuza nkagira umulecturer wajyaga ambwira se ko numva utunzwe n'amagambo uri mu mikino ute? Ndavuga nti nige muntu wenyine uzatungwa n'imikino mu bintu by'imikino. Rero ubwo ngubwo imikino navugaga nayikuye mu ishuri na nyizana ahangaha. Ndifuza ko rero tuza kubana muri buri ntambwe yose turi bugire, muri buri ntero yose turi bugire, twiteguye yuko muri butwikirize. Hobe ku babyeyi, hobe ku bakobwa, big up ku basore, big up ku bagabo, censi kuri buri umwe. Uyumve mikaze hano ni mu rugo, ndabaramukije ntamashyo. Murakoze cyane. Ukuramukije amashyo umwikiriza amashongore. Amashyo abakwifurije inka, amashongore no ducumu turinda inka, abakwifurije n'abarinzi bazo. Maze rero igitaramo burya ntago gikenera byinshi byo gukenerwa ni ibingibi, byinshi ni mwebwe, byinshi ni twebwe. Tugiye guhera ku musizi wa mbere ugiye guseruka muri uyu mwanya. Ndagira ngo unyura hano wese tuze kumwakirana bwa bupfura karemano kandi kamerano, haba kumwishimira, haba kumutega amatwi, haba kumushyigikira, haba kumwisangamo. Mube akube niyo mba nkube. Ngaho ni mubanemo. Turi ku isi, ni isi igamba ikibi hose, ikiva kuvira hose na bose, byabaye mbonwa nkumbuwe, kuyibegurira ntacyo byaba bimaze, kuyituraho ntacyo byaba bimaze. Mu gihe nge namwe bakundwa, impumeko zacu zaba zitumvwa buri segonda duhumetse. Niba ushimira Imana kugihumeka, ngaho yimpera amashyi. Ukundi kandi kubwo kubibutsa kumpera Imana amashyi, nanjye nimuyame ko mbibibukije. Nitwa Yambi, umpamagaye Yambi nitaba inkingi y'abari, ndi inkingi zegamirwa, cyomoro cy'izo nkovu, ubworo bw'ibyo birimba, ninjye nkongora izaba zanzamura. Ayandi mashyi. Muri iyi si yacu urukundo rwabaye ikibazo, utarababajwe yarababaje. Naje kugira intekerezo yo kuba nakora igisigo nise uzamubabarira. Kabone nubwo utasubirana n'ukunda, ariko wowe n'umutima wawe muba mukwiye kumubabarira kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Mumfashe munize amatwi twumvane iyi nkuru. Mugisha twabikora. Byabanje gushyuha mbere yo gushya, ndangaye gato bitinda ku ziko birashirira. None ntacyo kubihinduza ndimo ndaburara. Yambi by'abandi bise gukunda, birirwa bakeza hajemo gukundwa. Gushyika ni hafi nenda gutanga, ngo nta kabiri mu rugo rw'umugabo. Icyababwira ko iwanjye bibaye inshuro zirenze ndwi. Buriya se ni haba hatari iwawo, uwo baza bavuga ko bambonamo. None se Mana niwe mbikorera? Bimwe yambwiye se ni ibiki binyuzura? Ndabizi ndanabihamya ko mbasha, kandi umunsi n'umwe wagiye umugongo azanyeza nyirahira ubutarota ndekura. Sinkwiye inkangara rwose wanyirigira, mwami nkorera uyu n'umwenda. Ubyumve ndakubwira sinivumbura, bizirikana umenye ko uzanshumbusha aho uzakera, kuko uri data wa twese wo mu ijuru. Rekaho gati iby'intimba tube tubiretse, ahubwo mbabwire insinzi uko nayishoje. Hadore wari umunsi umwe mpumeka hasanzwe ahantu hamwe, uburyo mbitwaramo ari bumwe, nsoroma kwa kavana nari narushye, nsomeza ibiva ku byo yamba nabizi. Burya ko kuba inzara ibaga ntatekereza neza, gusa nanone ntibibuze itembera ry'amaraso.
kandi umaze gukaranga amagara amaze gushya neza ushaka amaboko wazamura, ariko ukeneye yo gufasha nawe washyira hejuru mugasingiza Imana yabahaye ibyiza ikabaha ubugingo buri mu mibiri zira ubutabaje. Kubw'ibyo byose hari icyo naburaga cyari kunyuzwa n'uwo naburaga, nkarekera kubyina ibitagira injyana. Nibwo nubuye amaso mbona usa neza nk'urya twiyambaza utarasamanywe icyaha. Ubwo ibitugu biba nk'ibikubiswe n'imboga inkaka, inganzo yanjye yuzura imirongo itagira umupaka, ngabirwa inanga itatse imirya mishya, nigirira gutya mpura na byishimo by'abamubyaye we munezero wanjye nge wari umusuye, nkimuhobera murwa ibindi haramvugisha nibagirwa ibindi, nizajya ngukumbura nsuherwe tu ikirago cyankikira mwari ukwiye inkindi, nako sinari kumubona ikimukwiye kuko ubwiza bwe bwari busumbye kuri ibyo duturiye. Yari mwari w'inzobe izira icyasha, inyerera woshye ikimera kidasiba kuhirwa, nshaka kumwandika ikibazo kikambana amabahaje. Icyari kumbwira aho babanaga uko banganaga, kuko nge kumureba byaneye gushisha, nibyahereraho binandinda kubisha. Nawe arabibona ahita anyurwa no kuba yambera umugisha. Nanjye ubwo ndatwarwa ndasa, nyamara ntacyo ndavuga kuko niyumva ngo ndebe ko ijambo narirambyaho. Umutima wateka birufata akanya uhumekamo gahoro gahoro, imwe kuri imwe nsatira wari utsindiye ibyanjye byiyumvira. Ntimutima ukeye wererana de, mbega utagukunda ninde ko nge ngushaka ijoro n'umunsi, ijambo nyihera ijoro mu isi, wenda imperuka izansige munsi, ariko nkundire mwarusi uko wawe mu isi. Ubwiza bwawe nge mbureba umunsi ku munsi, nibambure ndeba izo mbona imbere yo hasi, mba nkwambuye nzirebe nyuma akamambiri. Nuko nyabuze useka disi ntambereka, byaniye kumva abandi nabahirika, maze nkagukunda ubutaguharika. Nukuri kose wambera umwihariko, ubundi nkazahora nkureba nyibyuka, nkiyemeza guhana ugufitiye inzika, ubundi yabarushywa n'ikiko nazakureka. Ukuntu n'ubuntu witondanye nibyo ngiye biri kuntwara, nkumva nahorana muri nge iryo tuze, cyane kwereka ari bwo buzima buzira umuze. Kuba nakugira uwanjye ukitwa Mukayambi, maze tugafata n'unana twerekeza ahazaza, nkazarinda nsazana amerwe yo kuguhorana. Nubwo rero kirungo akifuza mu bwanjye kurata, ibyo mfungura uzateka wazabirinda kuri gita, aho nahinze n'inabiruka birinda abiri bata. Mfashira ipfundo kurikomeza, unyizeza uyu munezero kuwusigasira, nkusetse utemba ujye uhora wisekera. Ubwira wumva navunika namwe murabizi, ibyacu ntibyatinze gushyuha, yanyemeye byihuse nta mananiza, ari nakansezeranya kuzamura udasaza, amaze kunenguha binyito ya kirazira, kumbabaza bikazaba ari nko kumutengura, ubwazatemba akazaba ari ibyishimo amarira. Ariko nanone burya ko kwiherezo duhishwa ni irya birya byiza tutifuza ko birangira, byaje kuba gaterera nzambona akundaga rwose birajagura. Ntangira kumubona mu isura nshya, umwambaro ukeye yari yambaye arajugunya, asigarana incabure nta soni namba, ati wareka imibanire igahinduka, ngo kutubitwara ko bidatwika, turimira icyo ari twe twiha, tunanirwe kwihaza koko twiyarurira. Nkoresha ijambo rimwe musubiza, nticyamanya agasana kakugenderera, nabyoroheje numva watse ugomba kuzima. Muzi icyabaye se? Maze inarengo riratonoma, intozi ngojejemo agati zirasara, ati ngaho mbiswa haguruka ukembagira, mu rugendo ukurizemo kunyibagirwa, dore mu mikorere yawe hehe no kungira, yego wankunze urwo bose batagira, ariko sinkukwiye nge habara, niba ukunda ubwawe bwazaza ntiwigere utekereza ku mpinduro, ubwanjye bwabaye icwenda utazamena yawe meza ngo uranyuza, urabeho rukundo nagize rutagereranywa, uzahaha uronke mu bwawe buzima. Nguko uko naje ntareba inyuma, nkagera ku meza nkibagirwa gufungura, nkaza gusinzira nk'udafite kwicura, hamaganya n'inimba mu kimbonana mu maso, nabitewe na muhora akeye wambenze, akambenga nyamara nk'igihe unari nizinduye. Ariko hano hari inama bangiriye, rukundo kwera uburiye igiki, nzaguha zina ki, icyiza cyamaze ab'iki gihe, kibi duhiga ubutitsa, kiryose kiryana agakiza kica, mutanga buzima bw'uwanjye kubutwaye ndagirane. Ukuntu usari nk'umuhami iyo ruramba, inkuru zarwo zikambika imbaga ikamba, kurya wa rukundo kuruta ubuki, kandi kutabonwa mu bavumvu, mpamvu y'inimbire mu ruhumbu, nubwo amahirwe rugira impumbi, arangira ashaha duteye irungu. Anyumva rero twakuranye mutoya, amaraso ya data zigama iminsi, woye gukundira iyo nkota ikwasa, kandi nk'uwo ntumukunda ukundi, aho waba ujombye igisongo wanjye. Nube rero igiti gitoshye, dore ayo warize bunarabaye, ubundi ubutaha nujya gukunda, ukura icyagukoma mu cyico, ari cyo kumira mu rukundo.
kumira icyakuriza nanone woye kumirana mu muntu, dore ni umuntu nyine urabyumva. Simvuze ko atarugira rusaze, gusa nukunda usigaza hawe utazaba igihwereye, dore urabonye uzabara kubera we pe. Kurwangira ruhande ibyo nukubabarira, hamwe uzaba utacyumva ko uri mu mwenda, cyangwa se nawe hari icyo umugomba. Gusa ibyo kurota ngo mukiri urimo ntibizagutere kurusubiramo, byaba ari uguha inkota ityaye ikiganza cyakugeraga icyuma. Byo rero icyabuze ni ukuri kwarwo, nanjye ukubwira ibisimbuzi ibyanjye. Gusa ushire mu meje impundu uzaza, kandi umuraza ukuvura kurwaza, iyo utize kubeshya umusanga hazaza. Uzababara ubabare ariko uzamubabarira, si ngombwa umubabaze, yewe si na ngombwa ngo anarizwe. Inabo we yagize ahari si umuhigo yahize, byita inzira yasibwe, iyo ni inkuru yahise. Uzanabaho ndetse uzanakunda, kuko uzabona undi mushya, yewe uzabaho ubuzima, ntukabe ukizima ahubwo ubikizima. Njye ndi Yambi, murakoze cyane.